Kiroso Filime TV. Ni kuri wa munsi mwiza, wa munsi udasanzwe, wa munsi Kiroso Filime TV ibategurira byose byiza mu gihe cyiza, mu mwanya mwiza, aho turi kumwe n'umutumirwa mumaze iminsi mushaka, umutumirwa mwari mumaze iminsi mudusaba. Ndagira ngo araza kubibwira, ntabwo nirwa mvuga amazina ye, ariko nta handi nyine mutubona ni muri Almance Motel, hahandi hafi muri Nyabisindu, muri Nyabisindu, moteri nziza ifite amacumbi meza, ifite bare nziza, ifite amabingaro meza yo kwicaramo abantu baganira, basangira, baryoherwa, aho mubona ubwoko bw'inyama ubwo ari bwo bwose muzi bukenerwa muri hotel, mukagubwa neza mukaryoherwa. Turi kumwe n'aba mutumirwa wacu, reka musabe mwakire abibwire. Murakoze cyane, murakoze kuntumira. Uretse ko ikintu kimwe mwankoreye kibi kimwe nuko mungaruye ahantu naboneye amahanga. Ahangaha ibibazo nahuye nabyo naha byabereye, mwana nahangaruye ngo tubahurire, ubu ndahageze niruka byinshi. Nkuko mwabisabye ko mbibwira, nitwa Mkizo ntibisanzwe. Ni njyewe navuga ko nabaye mutagatifu by'agacumi. Nabaye mutagatifu by'agacumi kuko kuba muntumiye ntago muntumiye mu byishimo, ntago turimo kuvuga wenda ku birori nagize ngo bigende neza, turi kuvuga ku mwaka nagize, ku byago nagize by'umugore wanjye wambereye agaterera nzamba. Kwihangana. Nta kundi, none se ko ntazimanika nk'abandi, ko ntazajya guhubuka mu etaje cyangwa se kuki, ntago nzabikora kuko ubuzima bwanjye burahenze. Hari ibyo nakoze kugira ngo uriya mugore abashe abone anyemere, hari ibyo yangije byagiye bipfa ubusa, ariko hari n'ibindi nzongera nkabona kuko ufite ubuzima nta kibazo kindi wagira, ibindi byose biraza. Munyemerere rero nshimire Mkizo ku kanya keza aduhaye, kuko birababaje nyine, nta kundi, nta n'ikindi umuntu yakora, ariko kuko abanyarwanda bakeneye kuganira nawe, abanyarwanda bakeneye kugukomeza, abanyarwanda bakeneye kandi no kukugira inama ku bwa byinshi bamaze iminsi bumva ku bwawe. Umunsi ufata umugore waguca inyuma barabibonaga, cyane cyane ko wari waduhamagaye nk'itangazamakuru ngo tuze tukurebere, twarahabaye, twaranabiberetse, barabibonye, ariko nyuma yaho twaje kuganira n'umugore agira ibyo avuga. Nyuma yaho twanaganiriye na wa mugabo waguciye inyuma, wa musore wafasha guca inyuma, nawe afite ibyo yagiye atubwira. Rero kano kanya abanyarwanda bifuje ko waza kugira ngo tuganire. Mkizo ubundi ni muntu ki? Mkizo ndagira ngo abantu ubasobanurire ibyago byakubaye kugeza kano kanya wabyakiriye ute? Wari utanyivuga ngo Mkizo ni muntu ki? Mkizo ni umugabo wari ufite umugore umwe n'abana babiri. Uretse ko umugore umubonye uko yiyambika n'uko yigenza wagira ngo ntarabyara n'umwe, akubwira dufitanye abana babiri. Hanyuma ndi umugabo usanzwe, akazi kanjye navuga ko ndi transporter. Ntwara imodoka z'imizigo, nkunda kuba ndi mu misiyo kenshi na kenshi hanze, njya kuzana imizigo nyizana mu gihugu cyacu. Ndi umugabo rero wubatse, uretse ko nubaka babisenya. Ibyabaye no kwihangana, kubyakira n'uyu munsi ntabwo ndabyakira. Sinkubeshye, ntabwo ndabyakira kuko uriya mugore wabonye, buriya namuvanye ahantu mu cyaro, muzana atarize, nta kazi afite, nta nubwo yari azi kuba yakwidodera igipesu cy'ishati. Umugore ndabanza ndamukarabya aracya, kuko nari namukunze, urukundo nawe urabizi rwakuyobora ahantu aho ariho hose. Ndamukarabya aracya, ndamwambika. Uko wabonye asa nabi? Araberewe rwose. Umubonye mu maso se ntabwo asa nk'amazi yo kwiteke? Oya rwose ni miruwari. Natanze buri kimwe cyose kugira ngo uriya mugore abe kuriya wamubonye. Amafaranga nyamutangaho, ndamurihira ariga, ubu ni n'intiti. Mutuza mu nzu nziza, iwanjye warahabonye ntabwo wagayitse. Buri kimwe cyose ndakimukorera. Ariko ikintu cya mbere cyambabaje ni ukuvuga ngo umugore buriya maje kumushingira business inshuro ebyiri. Bariya abahungu biyise ngo ni abunganizi b'ingo, ngo nta bapfupfunyuzi, ngo ni abazibuzi n'abapfubuzi, bayamutwara. Amaje kumpombya miliyoni zirenga 20 na
ibyo byose nkabibona nkabyihanganira nkavuga ngo niko zubakwa niko zubakwa nayo za Rusengo. aha rero namusanze hari hashize igihe kinini ahavugirwa avugwa ko ahahora sinuriya gusa uriya nawe ashobora kuba agendera mu kigare afite benshi we arabasimburanya mbese nk'uko imodoka umuzungu yakoze imodoka akayigira imwe akayiha vitesse 5 rimwe kabiri gatatu uyinaniwe wangaje indi ni kure mugora bigenza buriya nagiye kuza no ndi kuguhamagara nagiye ngo mbishyire ku mugaragaro bimenyekane mufatane igihanga abanyarwanda babimenye hato batazagira ngo ni njyewe mubi ni njye wananiwe kubaka njye nashakaga kubaka imbere ya byose reka nkubwire ngo ihangane nta kundi nabigenza narihangane kuko birababaje gufata umugore ukamukura mu cyaro ukamusiga ukamwambika ukamugaburira ukamukarabya gake ukamuhindurira yarangiza akagukora ibintu nk'ibi ngibi birababaje rwose reka mvuge ngo ihangane ariko kandi ndaza kugaruka nyine tunaganire kuko tuba dukeneye no kubana inama kugira ngo ibintu bigende neza ese Mkizo ko umugore wawe umunsi tuganira yagerageje kutubwira zimwe mu mpamvu zituma aguca inyuma ariko kano kanya twifuje nawe ngo tuganire nawe tumenye ngo si wabona biterwa n'iki cyaba gituma umugore wawe aguca inyuma rero hari ibyo yatubwiye nabyo wenda rimwe na rimwe turaza kubikubwira cyangwa turaza kubikubaza utubwire ariko basi wowe mukuru wakwaye nk'umuntu mukuru kuko ndabibona ko utari umwana nta nubwo muri buri ko mubimbwira nje nkurikirana Kiroso Film TV aha waranabibonye rero bimwe narabibonye yivugisha ngo icyumweru kigashingo kirashira ngo ndyamye ngo ntamwerekera ibyo byose ni amatakira ngo kuko ibyo byose njya gushaka uriya mugore ntabwo ari we ngiye kwigiraho kuba nakora imibonano ndetse nkeka ko ndamutse ngiye no kuba ngiye kubikirara nkawe uretse ko ntabikora ngiye kubikirara ntago yandusha na buriya buhungu bw'ububobo butunutse amajosi bumeze ukuntu bw'ibipantaro bicitse bwateretse akanwa ntago bwandusha urumva ntago bwandusha bose n'icyo buriya buhungu budafite aho burara budafite icyo kurya budafite icyo kuyagute bubunze imirizo nta kintu bwandusha ariko icyo mvuga wenda kubyo yavuze ngo yari amaze icyumweru byo icyumweru byigeze kubaho ntabwo ndi bujye ngo nce ku ruhande wenda ngo nihishire ngo mvuge ngo iki ngiki ngo mbeshye icyumweru cyarashize icyumweru gishize utamukoreye umutwe ariko cyashize kubw'impamvu nta mugore aracyari muto icyumweru gishize reka nkubwire impamvu umugore wanjye kuva na kera naramukekaga nagiye mwakiraho amakuru inshuro nyinshi ko agenda n'amasarigoma nkariya wabonye kuvana wamuzana umva kuva namuzana kumbe ni ukuvuga ngo ni ya pusi navanye mu gisambu yari inturo nibwira ko yabasha kuba mu rugo akitabishobora n'ubundi yakomeje kujya gufata ibijango mu gisambu urumva rero nkimara kubibona ko bimeze kuriya ko ari umuhehesi w'umusambanyikazi naje gukurikirana amakuru waca ku mateleviziyo n'iyi televiziyo bijya bicaho mushishikariza abagabo kuba bakwikatisha bakisiramuza buriya bakwisiramuza kugira ngo umuntu agire ubuzima buzira umuze yego kuko abashinzwe iby'ubuzima bavuga yuko ngo bifite ikigero cya 60% cyo kuba byakumira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina yego Mkizo ndagushimiye aho rwose kuba ukurikira iryo somo turitanga kenshi bijyanye no kubaka umuryango muzima ako rero narakarebye ndavuga nti umugore wanjye ko muzi ko yabaye nyirantarengwa nta muntu umucaho yibereye nka cya gihuru kiri ku nzira kutambutse wese ashaka kwituma akihereramo none yazanyanduza ndavuga mbanze mfata ubwirinzi bwa mbere mbanze njye kwisiramuza noneho kuko naburaga nk'ubwa kondomu bizansaba amasomo maremare ariko ndavuga nimara kwisiramuza zafite 60% ubundi buryo tuzajya tubuganiraho gake rero icyumweru kigeze gushira naragiye kwisiramuza ariko ndaza mbigira ibanga sinabimubwira nayo ntegereje yuko nanjye nzamutungura ni ya surprise tujye hora dukeka twumva ngo turatungura abantu njye nategereje surprise hanyuma umugore we akomeza gukocorana nyine noneho rero abakurikiye Kiroso Film TV bibaho buriya ntabwo nafashe kuri ka twist mu gitondo
iyo nagafashe kajya kanyorohereza. Kuri iki kibazo Filime TV rero ndagira ngo mbabwire ngo uko mwumva Mkizo murumva ibibazo yagiye ahura nabyo, kuko nimba icyo cyumweru cyarashize nk'uko mwabyumvise umugore abivuga, ariko kigashira kubera ko yagiye gushaka urukingo, byanze bikunze yari ari mu murongo muzima wo gushaka umuti wo kubaka urugo rwe. Ariko se kubera iki umugore abifata nk'ikibazo? Mkizo ubwo ntiwaba waragiye gukora ibyo bintu mutaganiriye nawe? Ese mujya mugira umwanya wo kuganira n'umugore ngo muganire ku iterambere ry'urugo, muganire ku bibazo by'urugo? Reka nkubwire, umugore wanjye turaganira, ariko ntago turaganira ku bijyanye n'amabanga y'abashakanye, kuko buri gihe tuganira afite orere y'ibibazo ambaza, wenda arimo kunyereka ibyo akeneye. Ahanini we icyo abashaka ni uko nkora mu mufuka nkamuhereza ni kashi, anyereka ibijyanye n'amafaranga akeneye, anyereka ko akeneye perimi, anyereka ko umugore wa kana afite imodoka nziza kandi yitwara byamubera. Uwo mwanya ni wampa gusa. Noneho kuba naragiye hariya kwivuza simbi mubwira cyangwa kwikingiza, ntabwo ari uko nashakaga kumuhisha wenda ko nabikoze, ahubwo ni kwa kundi uvuga ngo ka surprise karyohera sheri wawe, reka nanjye nzamutungure hano uzamwemereze rimwe. Kandi ikindi nanone umugore njye safari nkamara y'ukwezi amezi 2, ntabwo numvaga ko umugore wihanganira wenda wakwihanganira amezi 2 yananirwa kwihanganira iminsi 7. Ariko se nimba kamwibaza mugabo, ndabona usa nkaho rongo ukuzemo nawe ntabwo ubona rwose nanjye urubanza. Uramutse ufite umugore utakwihanganira iminsi 7, wakwizera ko uwo mugore ari uwawe? Uramutse urwaye ukarwara ukwezi, uwo mugore wamwizera? Biragoye kuko umuntu utakwihanganira icyumweru burya n'iminsi 2 ntiyayihangana. Wagize ikibazo wenda ukajya aho bitari bukunde, mu buzima bitari bukunde, uwo mugore reka nkubwire, muri cyo mbyumvise kwihangana kwe ni gukeya, kuko ntabwo nibaza ko we iyo yagiye muri ya minsi yabo ko utihangana bigakunda. Icyo kintu ese ubundi ko mwaganiriye wigeze ukimubaza? Oya, icyo ngicyo nibagiye kukimubaza, ariko wumva ko nari ngiye mu marushanwa. Yego, sinari ngiye guhatana, nta modeli nahataniraga. Umugore ntabwo akeneye n'ubushavuga ngo ni kizimyamwoto, ntabwo akeneye kizimyamwoto gusa. Ibyo byose uwo murakeneye kuwuzimira, uretse ko ntari na barafu wenda banaga ahantu hagahora. Akeneye kuwuzimirizwa, akeneye kwambara neza, akeneye kurya neza, akeneye gusa neza, akeneye kugenda mu modoka nziza, akeneye kuba heza, kandi byose ni inshingano zawe. Akeneye ko n'abana biga mu mashuri ahenze, kandi zose ni inshingano zanjye. Nashatse kumwubakira imbaraga, kumuha ubushobozi ngo nawe anyunganire tujye dufatanya. Biramunanira, bariya abazibuzi b'abapfubuzi barabimutwara, urumva? None ndavuga ngo ngewe ubwanjye ngiye kubikora nk'inshingano z'umugabo. Noneho rero ziriya nshingano zindi yashakaga ko nkomeza, wenda ko nkora ku kigero runaka, nta gipimo umuntu aba azi ngo uyu akenera, nta kilometeraje agira wenda ngo irabara ngo uyu nguyu akenera igipimo kingana gutya. Ese akenera iminota ingahe, akenera amasaha angahe, akenera cyane ko ntabwo ndi umurongozi w'umwuga. Nimvuga kurongora ntugire isoni, n'abatuma bagira isoni. Nta soni biteye kuko biravugwa. So mwuga wanjye kurongora, ndongora kwa ngo nibaruke, sibyo? Nimba rero wowe wenda yabikoreye n'amarushanwa, abikora nk'uri mu marushanwa, yakaba yumva igipimo umugerezaho kitagerayo kubera akamenyero. Ese ubu wakubwira ngo wirukankane n'abantu, usiganwe n'abantu bagendera ku mafarashi cyangwa ku mamoto, wowe ugenda n'amaguru wabishobora? Ntabwo wabishobora. Igipimo cy'uriya mugore bigaragara yuko amenyereye isiganwa, ni umunyamwuga, ni umurongoranyi w'umunyamwuga, yamenyereye isiganwa, sibyo? Rero ikibazo wenda aho mbibona nyine nubwo nsetse akabigasekwa nk'akeza, ikosa ryavutsemo nuko ntabanje ngo menye. Nge narakunze gusa, sinamenye ngo se ngo uyu muntu ni bwoko ki, ni muntu ki, akunda iki, abayeho ate, sibyo? Nge narakunze gusa, ariko bigaragara ko uriya mugore ni umunyamwuga mu busambanyi, mu kurongora n'umunyamwuga. Niyo waba uri kizimyamwoto imeze gute, imwe yabasha kuzimya ishyamba ryose ryahiye, uriya ntabwo wamuzimya kuko umuriro we ushira ushibuka. Birumvikana. Reka tubwire abakurikiye Kiroso Filime TV ngo mbese niye nama mwagira uyu mugabo, mushingiye kuko mwumva mushingiye ku bibazo yahuye nabyo, ni iki mwamufasha?
niye nama mwamugira ese koko tureke zigume zubakwe gutya ese koko tureke abantu bagume bahure n'ibibazo bimeze gutya umugore agume azenguruka umugabo yitwaje yuko umugabo akazi kabaye kenshi nkuko mubyumvise mwumvise ko Mkizo ikibazo cyamubayeho yari ari mu bwirinzi yari mu gushaka proteger umuryango no buryo bwo kubaka neza umuryango ariko ntago ari ko umugore yabibonye abadukurikiye niye nama mwamugira abadukurikiye niki mwafasha Mkizo abakurikiye Kiroso Film TV mutugira inama nakanya kanyu turi hano kugira ngo tubumve turi hano kugira ngo twumve ibitekerezo byanyu mudufashe kandi mufashe na Mkizo uburyo yakuba ku rugo ruzima ese Mkizo barimo baduha inama uyu munsi wa none uriya mugore muracyari kumwe hari ikintu kimwe nakoze uriya mugore namuhariye bimwe mu byo iwacu iwanjye aho ntunze aho ntuye ntabwo nari kumusohora mu nzu kuriya kuko twarabyaranye tumaranye igihe kandi dufitanye amasezerano ntabwo nashatse kumusohora nka mayibobo nk'imbobo nk'uko nawe abikora namuhariye ibyumba bimwe na bimwe nanjye ifite inzu yo mu gikari ngenda nkatahamo nkajya mu kazi nkagaruka gukora cyanderera abana ariko biri muri procedure ndashaka ubutane bwanjye nawe tugatandukana ku mugaragaro kubera yuko nubwo avuga ko ntacyo nshoboye mu buriri n'iki ntabwo ndi ikiremba ntabwo wabyara utari muzima sinzakomeza kubaho gutya nshobora kuzakundwa kuzabona unkunda ni nawe nama nagira abantu muri iyi minsi nujya gushaka umugore umukobwa ugiye kurambagiza uzashaka ugukunda kuruta uwo ukunda kuko uwo ukunda hari igihe aba afite abandi akunda afite ibindi akunda wenda se akakwemera gukurikiyeho ibintu n'ibindi hari igihe nshobora kuzabona unkunze ushaka njyewe adashaka ibyo nkunze nkaba nakwishumbusha mu yandi magambo bivuga ngo icyo gihe ibyo nibyo bizatuma njya gushaka divorce ku buryo bwemewe n'amategeko birumvikana ubwo twaganiraga n'umugore nawe yatubwiye ko mukiri kumwe ngo ariko ni nk'abo mutari kumwe kuko nyuma y'ibyabaye nyuma y'ibibazo mwahuye nabyo biragoye kugira ngo mubane mu nzu museke mwongere mutarame muganire ariko niba munyemereye se Mkizo mwanyemerera byibura umunsi umwe ubwo umugore mukiri kumwe mukampa audience nkazabasura mu rugo tukaganira turi kumwe cyangwa se mukazanyemera n'undi nkabatumira hano muri Almas aho dukunze gutaramira aho dukunze kuganirira kuko hano hari byose byiza bikenerwa tukazongera tuganira hano byibura we nawe tukaganira kugira ngo tubashe guhuza ibibazo mufite n'inama abadukurikira batanze kugira ngo turebe ko mwakongera mu kubaka urugo ruzima mwanyemerera mukazaduha audience tukazabasura cyangwa tukazabembita mukaza hano we n'umugore mu yandi magambo ushatse kumbwira yuko ushaka ko nzicarana n'umugore ku ntebe tukaganira ndimo ndashaka kugira ngo tuzafatikanye kujya inama byibura muri kumwe kuko urumva n'ubundi ni muratandukana aracyari mu rugo kubera abana gufitiye nawe ese kamubaza akabazo wari bwagira igikomere ku mubiri ahantu hose biruzuye wagize igisebe no ku mutima ndavuga pana ku mutima katuhere ku mubiri nyuma byoroshye ku mubiri ndagifite wagitewe n'umuntu iyo mwongeye guhura mukicarana wumva umeze gute byanze bikunze urabyibuka si nkaho yaba arimo kongera kugushishimura mu ntuzi byanze bikunze ndabyibuka reka nkubwire rero rimwe na rimwe nkunda kuvugisha ukuri kugira ngo ibintu bive mu nzira nta hantu na hamwe nifuza kuzongera guhurira n'uriya mugore mu buzima bwanjye none se uko mubana mu rugo ntago mu gihurira no mu niyo duhuye agahinda isesemi irazamuka ikabiri ikagera ahangaha ikandenga none se Mkizo ubwo se mwakubaga urugo niba mukiri kumwe ntabwo turi kubahiriza bya bindi bya divorce aho kugira ngo muzabane gutyo urumva abagore mwe n'abagabo imiryango yubatse bimwe mu bintu biteza amakimbirane bimwe mu bintu biri guteza ibibazo biri hanze n'ibyo ngibyo kuko iteka muhuriye n'umugore mu nzu cyangwa muri salo ugahita yibuka ko yigeze kumufata guca inyuma cyangwa akabyibuka ko yagufasha aguca inyuma ndebuka umugabo umwe hari umugabo yigeze gufata umugore amuca inyuma arangije ntiyamurakarira ntiyagira n'icyo amutwara umugabo abasanganye nawe aranamwihora ntiyagira icyo amutwara umugabo abasanganye atungurwa n'icyo kintu umugabo arangije avuga ati gendera umugabo bafatanya avuga ati none se mbabarira naguhemukiye naguciye inyuma unca amande ndayemera umugabo arangije avuga ati nta yandi mande ngiye kuguca nshakira igiceri cy'icumi kandi umugabo yari umukire afite n'amafaranga menshi amushakira igiceri cy'icumi umugabo atungurwa no kumva mwatse igiceri cy'icumi mu mwanya wo kumwaka miliyoni arangije avuga ati waguha se byibura inoti ya 5 kandi ufite inoti oya yivunjisha igiceri cy'icumi arakimuha ubwo tuba tujya inama kugira ngo twubake ingo nzima amaze kumuha icyo giceri
umugabo arakibika wa wundi arigendera, amaze kwigendera umugabo asigana n'umugore mu nzu, arangije umugore yaba ateguye ibiryo ku meza, umugabo akahazana na cya giceri cy'icumi kikaba gihari bakarya, ariko birababaje nubwo duseka, bakarya igiceri gihari, none umugore yajya gukora mu biryo agahita abona cya giceri hari, agahita yuko icyabaye. Ubwo nawe kukireba, umugabo wakirebaga yibukaga ko yagihawe n'umuntu wamucaganye, bajya kuryama igiceri kikajya hari, umugabo ikajya guhaguruka ngo ajye gukora action, agahita abona cya giceri, gahita yongera yekagwa. Biza kurangira umugore none ari ugiye mu kibazo gikomeye kurusha icy'umugabo. Umugore arangije abwira umugabo we ati rero ndakwinginze, aho kugira ngo ujye ubona n'agake mu giceri mbabarira. Umugabo arangamuga ati ariko nta kintu gutwaye, kandi koko namwereka umutima we, namwereka n'ikindi. Rimwe umugore rero byaje kumuhagurutsa, yegera iwabo, ajya kubwira papa we, abwira mama we, amubwira ikibazo afite mu rugo, ajya n'iwabo w'umugabo ababwira ikibazo afite, avuga ngo bazaze babumve. Ababyeyi baraza bombi baraterana, bicara muri salo, baraganira, barangije umugabo nawe aratora, ababwira icyabimuteye, ababwira ko icyo giceri nyine nicyo kiboneka. Ababyeyi ku mpande zombi basaba umugabo kumubabarira, bamubwira ngo kugira bimene imbabazi amahane n'uko gishakishijwe. Igiceri arakijugunya, imbabazi ziraza. Ikintu rero twifuza nka Kiroso Film TV ni ukukunga n'umugore wawe, ntabwo ari ukugira ngo nyine uzajya umubona isesemibire, uzajya umubona wibuka ibyo byabayeho, kuko nyuma y'ibi ubuzima burakomeza. Ubasha kumubabarira, tubasha kubunguka bitwemerera, twazabahuza tukaganira ku mpande zombi, tukabagira inama, kuko nizo nshingano. Nubwo turi abanyamakuru, nubwo tuba twereka abantu televiziyo, tubereke ibyabaye ibera hirya no hino, ariko turi umuryango, natwe dushinzwe kubaka imiryango mizima. Icyifuzo cyacu ni icy'uko we n'umugore wawe twabunga, kuko ufite umugore mwiza kandi yahinduka, kuko njye tuganira nawe yatubwiye ko nimuramuka muganiriye hakagira ibyo mushyira ku murongo ko nawe yahinduka. Ubitwemerera twazabahuza, nawe rero utabitwemerera ukaguma gutyo, byiza jye nakugira inama y'abagabo, aho kugira ngo muzagirane ibibazo n'umugore ajye gushakisha n'imiti atakayishatse, azayigutegura indi upfa, cyangwa nawe uzamushakira ikintu cyamukuraho, mwakora divorce. ngo gupfa iyo ndabyo ubona ndiho, ndabona nkabona iyo ubona ameze nk'uwamize ishashi, ndi umuntu ukorera amafaranga, utunze ibyo ntunze bimwe na bimwe, ko wenda bikeye urabibona, yego hari n'ibyo utazi, ndabyumva. iyo ubona ameze nk'uwamize ishashi ubona ndiho. Urumva umuntu akubona physically arabona ko uriho, ariko ibigaragara mu mutima ndiho ntariho, uriho tariho. Rero turifuza kuba rero nubwo umbwiye uwatse igiceri, ubwo bwari uburyo bwe, buri wese agira uburyo bwe cyane. Wenda hari igihe kizagera nkaba nanaganira namwe, nawe tukaganira, ariko ibyo kutwunyunga nawe ntabwo bibaho. Iyo aza no kubikora gutyo mbere akabanza akanyica, noneho akajya mu bye yisanzuye, ariko kumfata nk'igikoresho, nk'ikimashini kimuhingira, ariko kitazabona ku musaruro w'ibyo cyahinze, ankamura imitsi, ankamura iki, njye ndaho ngaho gusa ndakantu k'agashushanyo k'agapupe kari aho ngaho, we yanshatseho aderese, ngiye mba aderese ye, ubundi nawe urabyumva, akazajya akankama nk'ukama ingweba, akanyunyuza atitaye ku kimbeshejeho, atitaye ku cyambesheho, atitaye ku byishimo byanjye, atitaye ku ki. Ni ukuvuga ngo yaragiye anyica ahereye mu mutima, arahasira ibanga. Gusa umunyarwanda yavuze ngo kurusha urugo ngo kurusha umugore, kurusha urugo kurusha umugore, ariko wavuga umugore w'umutima, ntabwo wavuga umugore umeze nka Safina, ntabwo wavuga umugore umeze nka babandi bari hanze aha ngaha. So reka rero nkusabe kwihangana, kuko biragaragara ko ugifite igikomere, biragaragara ko kibabaye. Ngiye kugusaba kwihangana, mubwirane kandi nka Kiroso Filime turahari kugira ngo tugume tukugira inama, tuzatuguma dusurane, twiganire basi nk'abagabo, tugirane inama y'ukuntu umuntu yakubaka umuryango muzima kandi ubuzima bukomeza. Kandi akunaniye gihe nagukonseya gukora iby'amategeko asaba bashaka. Murakoze cyane, nzakomeza mbitekerezeho, kandi uko iminsi igenda yicuma niko umuntu agenda agira ibyiyumva bigenda bigaruka mu buryo runaka. Murakoze cyane. Murakoze. Reka rero tubwire abakurikiye Kiroso Filime TV ko ni muri Almas Motel turi, kandi tubabwira ngo subscribe, like, comment ndetse na share byanyu turabikeneye kugira ngo tujye tubagezaho amakuru ya buri munsi, tubagezaho uko zubakwa muri iki gihe, tubagezaho byose mukeneye kugira ngo twubake umuryango muzima. Nta kindi byose tubikorera no kugira ngo tubashe kubaka umuryango nyarwanda muzima, ufite discipline, ufite cyangwa se mvuge mu Kinyarwanda ufite umuco, ingo zimeze neza, zubatse neza kandi zikora byose. Turabasezeye rero nakagaruka. Nta handi wasanga ibi byose, ni karibu. Ciao ciao.